Mwiriwe nyakubahwa Minisitiri Mije Prof, nyakubahwa mujyanama mukuru mu biro bya First Lady, ntumwa ya CDS afande Gumisiriza Wilson, banyakubahwa mugize inteko nshinga amategeko, Meya wa Bugesera, nyakubahwa Perezida wa GRG, nyakubahwa Coordinateur wa RG, uhagarariye Vega, uhagarariye Minubumwe, banyakubahwa mugize inzego z'umutekano w'igihugu cyacu, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, ababyeyi bavandimwe, nongeye kubasuhuza mbakomeza kuri uyu munsi ubutatworoheye amateka yacu nubwo tumaze imyaka 29, ariko byose ibyo dukora uyu munsi tuba twumva ko ari nk'ejo bibaye. Birumvikana tumaze kumva ubuhamya nka buriya, ni bwinshi twagiye twumva, ariko burya umuntu umwica ntapfe agakomeza akabaho. Nahoze ntekereza nkibaza ukuntu umubiri wari umeze umuntu batwitse, kuko atubwiraga inyo ziba zaramaze kugera ku muntu, ntabwo ari ibintu byoroshye. Wumva ubwo bubabare, kumva yuko nawe wibuka ibyakubagaho icyo gihe nubwo byashobora kuba bitagejeje aho ngaho. Nagira ngo mbanze nshimire GRG kuba bateguye iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 15, no kuba mwatekereje kubikorera hano mu karere ka Bugesera, kuko ni akarere k'amateka, byinshi byavuzwe kuntu Bugesera yatuwe n'Abatutsi n'uburyo bazanywe. Ndihanganisha kandi bavandimwe mwacitse ku icumu rya Jenoside n'Abanyarwanda muri rusange. U Rwanda rwacu rwambuwe amaboko ubwo hicwaga Abatutsi barenga miliyoni bazira uko bavutse. Kwibuka imiryango yazimye ni igikorwa cy'ingenzi kuko igiha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kigaha n'ubutumwa abateguye Jenoside yakorewe Abatutsi bavuga ko bagiye kurimbura ubwoko bw'Abatutsi, ngo umuhutu uzavuka azabaze ko umututsi yasaga, ariko ntibabashe kubigeraho. Umuryango wibuka urashima bikomeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwumvise agaciro k'igikorwa. Kuva mu mwaka wa 2009 GRG irangije ubushakashatsi ku miryango yazimye. Ushimiye kandi abategura ibikorwa byo kwibuka hirya no hino mu gihugu, mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nkuko mwagiye mubibona, ibuka aho iri ku isi hose, igikorwa cyo kwibuka cyagiye gikorwa kandi kigakorwa neza, kigatanga n'ubutumwa bwihariye, aho mu mahanga cyane cyane abatari bazi amateka ya Jenoside cyangwa se bari mu bihugu bikihishira abakoze Jenoside, bwabaye uburyo bwiza bwo kugira ngo dusubire tubahe iyo message. Kuba mwafashe umwanya kwibuka imiryango 1593 birekana agaciro mu gikorwa cya memoire, kimwe mu nkingi zigira umuryango ibuka. Twese nk'inyoko muntu tuzi uburemere bwo kuririra wawe, ukamukorera ikiriyo, ukamushyingura, ndetse ukagira itariki ngarukamwaka umwibukaho, wumva bikomeza kuguhuza n'uwawe wabuze icyo umukeneye. Twari tubakeneye kandi cyubakunze. Tuzahora rero dukora iki gikorwa nk'iki ngiki kugira ngo dukomeze tuganire n'abacu. Kwibuka imiryango yazimye ni ingenzi kandi kuko kuzima kwayo nibyo byari umugambi wa Jenoside, ndetse kubashakaga kubyo ngibyo biba babifuza ko umututsi yazima burundu. Dukwiye kumenya ko abateguye bakanakora Jenoside urugamba rw'imbaraga na politike, ariko gutsinda ibitekerezo, ndetse hakenewe urugendo rurerure rwo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Baratsinzwe ku rugamba na politike, ariko ingengabitekerezo ya Jenoside n'urwo rugendo niyo ntwaro gikoresha. Ingengabitekerezo niwo murage, niyo mitungo bafite bakiraga urubyaro rwabo. Ibi bigaragarira cyane cyane muri Kongo, aho usanga abana bizo nkoramaraso bagaragara mu kwica Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, bateretse no kurota guhungabanya umutekano w'u Rwanda bafatanyije n'ababyeyi babo. Ibi kandi bigaragarira mu ishyirahamwe ijambo
ASBL naryo riri mu mujyi wa FDLR, ukareba imbaraga rishyira mu gupfobya no guhakana jenoside, ibi bishimangira ko dugifite inzira ndende yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kandi ko hakiri uruhererekane rwayo. JARG na ARG ndetse n'urubyiruko rw'u Rwanda rwose muri rusange mukwiye kongera imbaraga no kuzihuza kurushaho guhangana n'abo bose bafite ingengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane bagenda bayikoresha ku nkoranyambaga. Imiryango y'abacu yazimye tubivuga kenshi ko batazazima twararokotse. Nta kindi bivuze buretse usibye kubibuka no guhora tuzirikana indangagaciro zabarangaga. Tubibuke mu mazina yabo no mu byiza byabarangaga. Turashima ko hirya no hino mu turere hari aho bibuka bagafata umwanya wo gusoma amazina yabo bibuka. Imiryango iharanira inyungu z'abacitse ku icumu, ku isonga umuryango Ibuka, turushaho kubungabunga amateka ya jenoside duhereye gufata ubuhamya bw'abarokotse ndetse no kwegeranya no kubika inyandiko kuri jenoside. Bizadufasha guhangana n'abapfobya bakanakanya jenoside yakorewe Abatutsi. Kenshi tubona ku mbuga nkoranyambaga abahakana abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi birirwa bavuga ko mu Rwanda nta bwinyegamburiro bwa politike, nyamara bose barabizi ko ingoma ya Habyarimana Kayibanda zaranzwe n'amacakubiri, aho abantu babuzwaga uburenganzira bwo kwiga, kubona akazi n'ibikorwa remezo bikibandaho abo bategetsi bavukaga. Bitandukanya n'ubu umunyarwanda abona byose nta vangura ribaye. Nk'uko mubizi muri aka karere ka Bugesera nta muhanda nta n'ibindi bikorwa remezo kagiraga, kubera ko kari karaciramo Abatutsi bagendaga bicwa guhera mu 1959 ku myaka yose kugeza muri za 1973. Nk'uko mubizi mu gihe ubwo butegetsi habagaho radiyo imwe rukumbi n'ishyaka rimwe, nyamara ubu u Rwanda rufite radiyo na televiziyo zirenga 20 n'amashyaka ya politiki arenga 15. Ibi byose birerekana yuko tugifite urugamba runini rwo guhangana n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside birirwa basebya igihugu cyacu. Nta kindi basebya ni ukugira ngo basibanganye ibyo basize bakoze mu Rwanda, berekane ko nta jenoside yabaye. Turabizi imvugo bahora bavuga, ibi byose tugomba kubihagurukira. Ndagira ngo soza ijambo ryanjye fata umwanya nanone nk'uko abambanjije babivuze, ntago wavuga jenoside, ntago wavuga iki gihugu usize inkotanyi. Turashimira cyane inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zahagaritse jenoside, zigatuma inkerahato zarokotse zibasha kongera gushibuka, zikiga, zikagira ubuzima bushya. Nagira ngo kandi nongere babwire ko abacu bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi batazazima twararokotse. Murakoze. Nagira ngo nk'uko mubona uyu munsi wabaye muremure, sabe umushyitsi mukuru aze tugezeho ubutumwa yaduteganyirije, kandi mbasaba gukomeza kwihangana muri ibi bikomeye. Murakoze.